Hello ladies and gentlemen, twagarutse nanone kaze kuri Emile Show Official, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye y'imyidagaduro kuri ibyamamare bigiye bitandukanye. Nta handi wayasanga uretse kuri Emile Show Official. Turabasuhuje cyane rero inshuti zacu, dushimira buri muntu wese ukomeje kubana natwe ko bwije nuko bukeye, gukora subscribe, gukora share ndetse na comment. Tubashimira mwebwe mudahwema gukora ibyo ngibyo kuri iyi channel yacu ya Emile Show Official. Tubashimiye rero ukuntu mukomeza kudukurikira. Uyu munsi rero twihuse, ntago tubatindira nkuko bisanzwe. Uyu munsi tugufitiye amakuru adasanzwe, ngira ngo muri butungurwe cyane. Uyu munsi tugufitiye inkuru y'umukobwa w'icyamamare. Umukobwa yamamaye kubera ikimero cye kidasanzwe kigenda gitangaza benshi. Uyu ni Yoro the Queen. Yoro the Queen wamamaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kubera ikimero cye kirangaza benshi, bityo bigatuma bacika ururondogoro ndetse bakavuga ko atabaho bitewe n'ukuntu adakunze kwigaragaza ngo bamubone amaso ku maso nk'uko abandi bantu bababona, ahubwo bagakunda kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa mu bihe bishize yavuzweho byinshi hamwe n'umuhanzi w'icyamamare muri Afurika, umuhanzi Harmonize wo mu gihugu cya Tanzania, aho yavuze ko amukunda cyane abinyuza ku mbuga ziwe nkoranyambaga, ngo ndavuga Harmonize, ndetse anavuga ko ntacyo atakora ngo amubone, ko ndetse ngo bibaye ngombwa yaza no gutura mu Rwanda, akaza gutura rwose mu gihugu cy'imisozi igihumbi kubera uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha, yatangaje ko kuri uyu wa gatanu Ukuboza 2023, isabukuru ye y'amavuko, mu rwego rwo kwishimisha yatanze amahirwe ku bantu 10 bifuza ubutumire bwo kwitabira ibirori bye byo kwizihiza isabukuru yiwe y'amavuko, aho ibi birori byabereye i Nyamata mu karere ka Bugesera. Binyuze rero ku rukuta rwe rwa Instagram, Yoro the Queen yagaragaje ko umuntu wifuza kwitabira ibirori agomba kuba afite impamvu yumvikana yo gutumirwa kurusha abandi, akaba afite imyaka aka kantu kumve neza 29 kuzamura. Ushatse kuvuga ko nta muntu wemerewe kujya muri birthday ya Yoro the Queen afite kuva ku myaka 28 umanuka hasi, ahubwo wemerewe n'ufite guhera ku myaka 29 kuzamura. Ndetse akamenya ko kandi kantu k'ingenzi yashyizeho kondisiyo zikakaye cyane, telefone ye y'uwo muntu uje muri birthday ye agomba kuyisiga ku muryango aho ibirori byabereye, bityo akaza kwifata atahi. Yoro the Queen kandi yakomeje ashimira bakomeje kumwifuriza isabukuru nziza, harimo n'abagiye bamuhereza impano zitandukanye. Hari umukunzi we rwose wamuhaye amafaranga ari n'ibihumbi 800 y'amanyarwanda, ndetse n'undi mukunzi we nanone wamuhaye amafaranga angana na 1,500,000 by'u Rwanda, kugira ngo rwose bakomeze kumwifuriza isabukuru y'amavuko. Yakomeje ashimira abantu bose ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu rwego rwo gukomeza kunogerwa n'isabukuru yiwe y'amavuko. So niyo nkuru twatubafitiye uyu munsi. Please turagusabye kora like, share ndetse na subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo n'ubundi nanone wakora aho hasi ukagishyira muri comment, tugakomeza tukabana. Turabashimiye cyane, mukomeze kubana natwe. Ciao.